Reka nongere ngusuhuze ukurikiye Mwizerwa Media TV, none ngiye kukwereka uburyo ki ushobora gukora logo nziza cyane. Logo nziza irimo ibyo wifuza byose, mbese reba nk'iyi logo iri kuri profile yanjye. Kuyikora ni ibintu byoroshye cyane, nawe uyu munsi watunga YouTube channel imeze neza, ifite logo nziza cyane ku buryo umuntu ayireba akabona wow, akavuga ati se iyi logo yakozwe gute? Icyo ngusaba ni ugukora subscribe niba utarayikora, ugakora like, share ndetse na comment. Niba utarakora subscribe ko wakoze subscribe hano, ugakanda hano kuri all notification. So icyo turubuze kwifashisha rero, turubuze kujya muri iyo bita GTP chat. Tujye kwifashisha GTP chat dukore logo nziza cyane, logo washyira kuri YouTube channel nawe wayireba ukumva urishimye. Tudatinze rero tugiye kujya muri Chrome. Weho urafata izina rya channel yawe cyangwa se ukundi wumva wifuza, ugende twandikemo ubundi tuyitegeke idukorere logo nziza. Nk'iyi ngiyi uburyo nayikoze, nagenda yibwira ati chat channel yitwa Mwizerwa Media TV, nkorera logo nziza. Nkayibwira ati yikorere portrait, yikore iri landscape itambitse. N'abatindiye rero, reka dukomeze tujye muri Chrome ubundi turebe uko bimeze. Tugiye gufungura Chrome. Guys, kadufungure Chrome yacu, tujya hano muri search box, twandikemo ngo GTP chat. GTP chat, dore ngibi byagezemo. Dukanda hano kuri enter, dukore search, dutegereze GTP chat. Dukande kuri no GTP chat, tuyikandeho ifunguke. GTP chat nimara gufunguka neza, hano baramubwira ngo what can I help you. Ahangaha GTP chat yacu hano imaze gufunguka. Tuzano muri search box, twandikemo amagambo dushaka. Kanandikemo wenda ngo my channel is Mwizerwa Media TV, kiriho akadomo n'urugero. Nanza nyibwire ngo create logo, create a logo using this name of my YouTube channel. Then nkande kuri kano kantu, kameze nka enter aka. Nihakandaho irarodinga. Guys, ngira ngo hano maze kwandika murabona ko itangiye gucreatinga image. Aka kantu reka kabanze karodinge, then ihangane connection ntago zimeze neza. Iyi image iri gutinda kwidisplayinga ngo igaragare, ariko ngira ngo ahangaha murabibona ko yamaze kunkorera ifoto nziza cyane yanditse ngo Mwizerwa Media TV. Iyi logo ushobora kuyidownloadinga ukanzeho gutyo ugatsindagizaho ikiganza, urutoki rwawe ukaza hano handitse download, ukaba wayidownloadinga. Ese ushobora no kumva iyi logo itakunyuze, ukayibwira ati, ukayibwira ati this logo above is not good. Ukayibwira ngo so create another logo.
nkayibwira ati iyi logo yo hejuru ntabwo ari nziza, nkayibwira ati nkorera indi logo, kubera iyo wankoreye ntabwo nayikunze ni urugero. Reka turebe, mbese uko waba ubyifuza amagambo wayibwira, musa nk'abari kuganira nk'inshuti. Ukayibwira ibyo wifuza then nayo ikabigukorera. Guys, ngira ngo murabibona, iyi ni iyindi image inkoreye. Nawe ushobora kuyibwira uko ubyifuza ikagukorera akarogo keza cyane wumva wifuza. So ntibagirwe gukora subscribe kuri Mwizerwa Media TV kugira ngo nkomeze mbagezeho n'ibindi byinshi bitandukanye. Tuzagumya tureba ibindi byinshi ino GTP chat ishobora kudufasha. Ndabakunda cyane. Rero iyi image nayo ushobora kuyidownloading utsindagiyemo urutoki rwawe, ukaza hano handitse ngo download image, ukayidownloading. Warangiza ukabaza hano ku tudomo dutatu kugira ngo urebe ko yabaye downloaded, utu tudomo dutatu turi hejuru, ukaza hano handitse ngo download. Iyo hakanze uhita ubona ko logo yawe yamaze kuba downloaded, dore ngiyi. Ushobora kuba wayifata ukagenda ukayishyira kuri YouTube kuri profile, cyangwa se n'ahandi hatandukanye ushaka ko logo yawe izajya igaragara. Dore izi ni izindi logo yamfashije gucreatinga nziza cyane zimeze neza, nawe yagufasha gukora izawe. Dore nk'iyi logo rwose ni ino GTP chat yamfashije kuyikora. So nawe genda ucreating logo yawe ukoresheje GTP chat, genda ufungure GTP wasearching GTP, then nurangiza ugenda uyibwira ati ngewe ndashaka ko nkorera logo, uyibwire ibyo ushaka ko yincludingamo, ubundi gukorera logo nziza cyane. So yari Mwizerwa Media TV, ndabakunda cyane, ntibagire gukora subscribe, like, share na comment. Guys, rero muri video itaha ntimuzacikwe no kureba uburyo ki ushobora kwikorera ifoto nk'iyi, ifoto y'umwana uteruye inkoko, ifoto y'umwana inkoko ziri kumwirukaho, ndetse n'ubundi buryo butandukanye. Amafoto abantu benshi barayabona bakabereka uko akorwa, ni ibintu biri simple. Nawe ushobora kubyikorera bitakugoye, ndetse ukoresheje telefone yawe ukagenda ugakora ifoto nk'iyi ngiyi ukaba wayipostinga aho ushaka. Ni ibintu byoroshye rero, weho ntuzacikwe na video itaha, nzakwereka uko wakora izi foto zitandukanye. Gahunda ni ukora subscribe, like, share na comment.